Murakoze. Jema Desire umusore wize amashuri abanza, yiga n'ayisumbuye, yiga ibijyanye n'amateka, ubukungu n'ubumenyi bw'isi, abenshi bakunda kwita HEG. Ndi umwana w'ikinege mu rugo, mama ni njye yabyaye gusa. Mu by'ukuri ndi umusore ukeneye kuzagira aho yigeza mu myaka iri imbere, ufite n'ubushake n'ishyaka byose. Mr Rwanda ni irushanwa mu by'ukuri ryabaye nk'aho ari ibitangaza kuri njyewe. Ni irushanwa ryaje mfite igitekerezo natekereje kuva kera byo gufasha umuryango nyarwanda. Umuryango nyarwanda natekereje mu buryo nawufashamo, hari indwara zidakira zimaze kuzaza isi n'abantu benshi cyane ku isi. Mu by'ukuri iyo ndwara idakira njyewe yamaze kwibasira n'umuryango wanjye tuvugana. Abenshi baca gukeka ko ari njyewe urwaye, ariko si njyewe. Indwara ndi kuvuga ni diyabete. Iyo ndwara ya diyabete ni umubyeyi wanjye wayirwaye. Mu by'ukuri ayimaranye imyaka igera kuri 5. Ko ari njyewe mbana nawe, ni njyewe ubona ingorane, ni njyewe ubona ibimuhangayikisha, ni njyewe ubona ikintu cyose asabwa, ikintu cyose ahura nacyo, ni njyewe ubibona ko tubana gusa turi babiri, ko ari njye umwana jyenyine yabyaye. Iyo mbimaze kubibona, mbona ingorane ahura nazo nanjye ubwanjye zingiraho ingaruka. Urugero, iyo ashatse gukora ikiraka nk'umuntu urwaye diyabete, birumvikana ko ari umunsi agomba kujya kwa muganga gufata imiti. Hari igihe uwo munsi uhurirana n'umunsi wo gukora akazi k'ikiraka. Kuko akazi mu Rwanda karabuze, hari igihe ubona ikiraka cy'uko amafaranga atuma ushaka kwibeshaho, ukabeshaho n'umuryango wawe. Mu buryo ugasanga uwo munsi wo kujya gukora ako kazi uhuriranye n'umunsi wo kujya kwa muganga. Ugasanga ahisemo kujya kwa muganga kugira ngo akomeze abungabunga ubuzima bwe. Naho njye n'umwana cyangwa se nk'umwana yabyaye ndabigiramo ingorane, bitewe n'uko ayo mafaranga yari kuvana muri ako kazi yari kumufasha mu buryo bwo kurya, mu buryo bwo kubaho, mu kwishyura inzu tukabaho neza. Ugasanga ni ingorane ziterwa n'iyo ndwara ya diyabete. Mu by'ukuri itabona umuntu umwitaho, itabona umuntu umukurikirana, wenda amufashe mu tuntu duto duto ahura natwe ka buri munsi. Ibyo byatumye ngira imana mbona irushanwa rya Mr Rwanda rije risa nkaho ari irushanwa ryo kumurikira, kuba nabasha gufasha abantu bameze nk'umubyeyi wanjye, batagira kirengera, badafite banaho nikora, batazi aho bazaruhukira neza. Ugasanga hari indirimbo ya Mariya Yohana, umubyeyi wacu dukunda cyane, uririmba indirimbo nyinshi za gakondo. Yarigeze kuririmba indirimbo yitwa Ndinda. Iyo ndirimbo ya Ndinda avugamo ndinda ebyiri. Hari ndinda mama, ubwo n'umwana uyivuga mu gihe kiri kibondo atakibasha kugenda, yakikubita hasi ati mama ndinda, mama akagaruka akamufata akamuterura akamujyana, umwana akumva akishima muri make. Hari ndinda ya kabiri, aho umubyeyi amaze gusaza ageraho umwana ari wo umugoboka mu kuba yamusindagiza. Nanjye nabonye iyo umubyeyi akubyaye akaba akugejeje aho ukura ubasha kwitunga, nta kuntu nawe utahindukira ngo umufashe. N'ikindi navuga, hari igihe usanga umuturage afite imyumvire y'uko afite akarima k'igikoni ariko mu gucuruza gusa. Ugasanga ntashobora gufata yenda izo mboga ngo azirye, izo mbuto ngo azikoreshe, mu by'ukuri arazijyana ku isoko, kandi mu by'ukuri arwaye n'iyo ndwara ya diyabete. Ugasanga nabyo ni ingorane duhura nazo zatumye mpagarira cyangwa se ntabwo umusanzu bikije mu ndwara ya diyabete, ku buryo nagira basi uruhare ntanga nk'umuturarwanda, nk'urubyiruko, nk'umusore ugifite imbaraga, ukiri muto, ngeraho ngeza abantu batishoboye banaho nikora, ngire basi abantu bishimye bitewe n'uko njye abafashije. Niyo mpamvu naje muri Mr Rwanda. Murakoze. Abantu baje muri Mr ni kuvuga nk'abantu bankurikiye nonaha,
ikintu cyonyine nabasaba mu by'ukuri abanyarwanda tugira umutima wo gufasha. Kuva na kera na leta yacu igira gutya ikagoboka abasaza bageze mu myaka mikuru bakabafasha. Ni ikintu kigaragaza ko u Rwanda rufite umuco wo gufasha. Ikintu nsaba abanyarwanda, hari igihe umuntu aba afite umutima wo gufasha ariko yarabuze aho abihera. Nanjye ubwanjye ugize amahirwe yo kuza muri Mr Rwanda ije ku nshuro ya mbere, ndagira ngo muserukire mwereke ko ari abantu bakeneye gufashwa. Shaka basi nimba ari umunyarwanda ufite umutima wo gufasha, izo nzego umuntu ashaka gukomangaho zikazamufasha kugira ngo ashyire umushinga wanjye mu bikorwa, afashe ngeze umuturarwanda weho yishimye, niyumve ko yatereranywe. Basi no gupfa ndabizi ko nta bantu habuze urupfu ko rwatwara umuntu, ariko basi aherekezwe neza, ameze neza, ameze ko hari umuntu ushyigikiye, hari umuntu yitayeho, agende mu mahoro basi yishimye. Pana kuzapfa iyo umuntu yishwe na diabete ntazi akumva nyine yarihebye, nta muntu umukurikirana, ugasanga ubuzima bwe burarangiye, ni indwara idakira. Ushobora no kwimana, ushobora kwirwara ukatuvuga uti ubuzima bwanjye burarangiye, sinzongera gukora, sinzongera gute. Ariko njye nshaka kubahumuriza bati ubuzima buracyakomeje. Ikintu nabibutsa, nimero yanjye ni 55, abantu bumva byabakoze ku mutima cyangwa bumva ko bamfasha, ikintu mwatanga umusanzu ni ukuzantora mu gihe amatora azabatangiye. Murakoze.